nongeye kugusuhuza cyane wowe unteze amatwi. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane nawe. Twongeye kujya muri wa mwanya mwiza wo gusoma Zaburi. Tugiye gusomera hamwe Zaburi ya 43. Dusenge. Mana ikomeye, turagushimye cyane. Tugushimira urukundo rwawe n'ukuntu udutunga uko tubeshaho umunsi ku munsi, izina ryawe rihimbazwe. Turagusabye kugira ngo rero uduhe umutima wo kurushaho gucisha bugufi, tuyoborwe nawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Mana uncira urubanza, umburanire n'ishyanga ritagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi. Kuko uri Imana y'igihome kinkingira, niki cyatuma untakure? Niki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Nuko ohereza umucyo wawe n'umurava wawe, binyobore, binjyane ku musozi wawe wera no mu mahema yawe. Maze nzajya ku gicaniro cy'Imana. Ku Mana niyo munezero wanjye n'ibyishimo byanjye, nguhimbarisha inanga Mana, ni wowe Mana yanjye. Mutima wanjye niho gitumye wiheba, niho gituma umpagararamo. Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Uwiteka ahera ijambo rye.